Ndagusuhuje nkwifuriza igitondo cyiza wowe tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, nawe uza ukabasha kumenya channel yacu ugakurikira ibiganiro dukora, ndakwifuriza ibihe byiza, ndakwifuriza kugubwa neza, gira amahoro, ndakwifuriza igitondo cyiza, icyumweru cyiza, turi tariki 12 z'ukwezi kwa mbere, umwaka wa 2025, ariko iyi weekend ikaba ibaye weekend nakwita mbi, dukurikije amakuru ari kuvugwa mu ntambara ya Kongo na M23, nuko iyi weekend ibaye weekend y'amarira n'agahinda, dushingiye ku makuru ari gutangazwa aturuka ku butaka bwa Kongo cyangwa se ku rubuga rw'imirwano ku mirongo y'urugamba, nuko nk'uko byamaze kugaragara no gutangazwa, ariko nyirizina tukaba turindiriye gihamya by'ukuri, ariko nyirizina nuko amakuru atangazwa ku kigero cya 90% biri kuvugwa mu buryo burofisiyonoma ko uwo muvugizi wa M23 General Major Wiringoma yamaze kwitaba Imana atakiri mu isi y'abazima. Aya akaba ari amakuru y'incamugongo kuba M23 bose, cyangwa se mo kimwe no kubayishyigikira cyangwa se no kubayifasha, kuko bigaragaye neza ko kandi bisobanutse neza ko iyi ntambara ibyo ari byo byose imaze gufata indi ntera. Cya cyizere cya M23 cyo kuvuga ngo irakomeza igere ku ntego zayo mu buryo iyi ntambara itangizwa, ibyo bavugaga cyangwa se bari biyemeje bimaze kugaragara neza ko uretse ko nyine intambara iba ari intambara umuntu yemera ko yatsinzwe ari uko nyirizina atakiri imbere ku murongo w'urugamba cyangwa atakirasa, ariko nuko ibigaragara ku ikarita y'intambara cyangwa se mu buryo bugaragara bufatika, nuko irangira rya M23 riri guca amarenga mu buryo buri official. Bakunzi bacu, nagira ngo ubwire ngo niba ari ubwa mbere tubaye cyane niba dusanzwe tubana, udukande subscribe, like, sharing, commenting, biradufasha cyane. Twabwiye ko tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ubukungu, politike, ekonomi, cyangwa se ibyerekeranye na cryptocurrency na siporo mu nyirizina, tubaye tubona ko ari amakuru agezweho twagezaho abakurikira channel yacu ya Nta Mikino Online TV, twayabagezaho. Ariko by'umwihariko uyu munsi tugarutse mu makuru ya politiki byerekeranye n'intambara ya Kongo. Uyu munsi nyirizina ibyakomeje kugaragara muri weekend, muri iki gitondo nagira ngo babwire ngo ibyagaragaye kuri uyu wa gatandatu nuko amakuru muri uyu mugoroba ku binyamakuru bitandukanye cyangwa se ku bantu bagiye bagaragaza amakuru mu buryo bigaragara ko yaba yizewe, nubwo nyirizina uru rupfu ari urupfu rwaba rubaye urupfu rutunguranye cyangwa se urupfu rw'incamugongo ku ba M23 n'abakunzi bayo cyangwa se n'abafatanyabikorwa bayo bayishyigikira muri iyi ntambara, dore ko inyeshyamba zonyine zidashobora kurwana ngo zigire icyo kigeraho zidafite abaziri inyuma cyangwa abazifasha. Ibyo ni ibintu bizwi, nuko uyu muvugizi wa M23 General Major Wiringoma, urupfu rwe nk'uko biri kuvugwa cyangwa se nk'uko byamaze gutangazwa, ari ikintu cyaba giteye ubwoba kandi ari ikintu gishobora gutuma intambara ifata indi sura, cyangwa se bikagaragaza neza ko M23 ibyo ari byo byose tangiye kugenda icibwa intege, cyangwa se bamwe bagaragara nko mu nkingi zayo za mwamba batangiye kugenda bigaragara ko neza intambara bayinaniwe. Ni ibintu bigaragara ku bantu bagiye bakurikiye intambara ya M23. Ntago uyu muvugizi wa M23 Wiringoma General Major ntago ari umuntu wari woroshye muri iyi ntambara, amateka ye arazwi. Ibi bikaba bica amarenga nk'uko byavuzwe ko yaba ingabo za SADC yaba Kongo yiyemeje ko ngo biyemeje kurimbura M23 mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi bikagaragara ko n'amahanga bashyigikiye. Iyo tugiye kuvuga amahanga tuvuga ibihugu bikomakomeye, ubwo ni Amerika, ni Uburusiya, ni Ubushinwa, ni Ubwongereza, abo bose, cyangwa se n'Uburayi nyirizina, ibihugu byinshi bigiye nk'Ubudage n'ibindi twagiye tubona ibyo bagenda batangaza, nuko bose bagaragaje ko bari inyuma ya Kongo mu buryo butaziguye. Ibi bintu barabigaragaje ibi bihugu bikomakomeye, ariyo mpamvu M23 nigeze nkoraho ikiganiro mvuga ngo M23 yaragambaniwe, kuko ni ukuvuga ngo ibyo yagiye irwana cyangwa se igaragaza ko igiye kurwanira
si byo isi yabashije gukomeza kumva cyangwa se guha agaciro, ahubwo wasanze ibyo Kongo yatangaje cyangwa se Perezida Tshisekedi na guverinoma ye cyangwa se n'uyu Premier Ministre Suminwa ibyo bagiye batangaza cyangwa se n'umuvugizi wa Kongo ibyo yagiye atangaza cyangwa se mo kimwe n'ingabo za Kongo abavugizi bazo, nuko amahanga ari byagiye aha agaciro, ndi kuvuga ibihugu bikomakomeye, birangira M23 n'abayumvaga cyangwa se n'abayumvagamo bo bitangiye kugaragara neza ko rwose icyo barwanira bagitesheje agaciro, biza no kurangira ahubwo bigiye bigira ingaruka ku bihugu bimwe na bimwe byo muri aka karere. Twagiye tubona amahanga cyangwa nka raporo za ONU n'izindi zagiye zisohora ibyegeranyo bigaragaza ko biri inyuma y'M23. Ariko noneho uyu munsi ukibaza ngo niba umuvugizi wa M23 General Major Wiringoma yamaze kuva mu mwuka cyangwa se yamaze kwitaba Imana, iyi ntambara iragana he? Wowe wakurikiye geopolitike y'intambara cyangwa se ugakurikira ibyo SADC ubwayo yamaze gutangaza ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu, ubwo yavugaga ko igiye kurwana intambara mu buryo buri officiel, ikinjira mu mashyamba ikarasa M23. SADC ntabwo ari igisirikare cyoroshye. Afurika ifite ibikoresho bihambaye by'intambara, bibaye ngombwa ko barekura uwo muriro, cyangwa se na Tanzania ntiyoroshye, memu na Malawi bibaye ngombwa ko barekura umuriro bafite 100% kuri M23, ni ibintu byaba biteye ubwoba. Noneho kongeraho ibyo Kongo ifite akangari, yaba ibyo mu kirere cyangwa se ibyo ku butaka, yaba ibirashishwa intoki, ibyo byose twagiye tubona neza ko Kongo ifite ibikoresho bigezweho biri kuri icyo bise generasiyo y'uyu munsi, cyangwa se bivuge ngo iki, ibikoresho bigendanye n'igihe, version zigezweho z'intambara. Ibyo nibyo Kongo yagiye igura, yaba indege zo mu kirere, yaba ibifaru byo ku butaka, yaba imbunda zo mu ntoki cyangwa se inini n'intoya, nuko Kongo iri kurashisha ibikoresho bigezweho. Ikaba ifite umuterankunga nk'Umushinwa, dukurikiye amakuru twagiye dusoma, wasinye kontra yo gutanga icyo Kongo cyose ishaka mu ntambara. Turabizi Ubushinwa ni puissance ya kabiri mu by'ubukungu ku isi, ikaba puissance ya gatatu mu by'igisirikare ku isi, ariko tutanirengagije ko na puissance ya kabiri nk'Uburusiya nayo iri mu ntambara. Ibikoresho byayo birazwi, biri muri ya ntambara, yaba indege zo mu bwoko bw'amasuka ya 25, 3-4-5 n'5-7, amaverisiyo atandukanye. Ukibaza ko abo bose abapilot batwara izo ndege z'intambara, yemwe n'ibisasu izo ndege zirashisha, ibyo byose biva mu Burusiya. Ubwo nabwo mu buryo buri officiel nabwo buri mu ntambara mu buryo butaziguye. Ukibaza Amerika nayo turabizi ko ifite indege z'intambara, izo bise ngo ni Apache, ni indege kajugujugu z'intambara zigezweho z'Abanyamerika, nazo z'intambara zifite ububasha bwo kurwanira mu misozi itandukanye, cyangwa se zifite ubwirinzi budasanzwe ku buryo ari indege nazo bakoze zihenze ku buryo zigezweho, ari indege z'intambara. Ukibaza ngo ibyo bihugu byose nimba biha ibikoresho by'intambara Kongo byo kurasa M23 cyangwa se n'abo Kongo bose yita abanzi bayo, iyi ntambara uyu munsi ikaba imaze kugera kuri iyi ntera, aho noneho mu buryo bugaragara kandi bufatika Kongo cyangwa se n'abayishyigikiye, ubwo ni SADC, ni Wazalendo, ni FDLR cyangwa se na FDNB, ingabo z'u Burundi, dore ko zo zitaba muri SADC ariko ni umufatanyabikorwa mu buryo bugaragara kandi buri officiel muri intambara ya Kongo, kuko amasezerano Burundi bwasinyiye na Kongo yo gutabarana mu bya gisirikare bari kuyubahiriza 100%. Abarundi bari kurwana nk'abarwanira igihugu cyabo muri iyi ntambara ya M23, ibyo birazwi. Hakiyongeraho Wazalendo, abarejene patriote b'Abakongomani, ariko mu buryo nabwo bigaragara ko ari uburyo bwabayeho budasanzwe mu buryo bwo gutungura M23 cyangwa se n'umusada wayo, igisirikare kirwanya ibigaragara imbaraga gifite cyangwa se n'ubwinshi bwacyo guhangana na M23 bafite ubushobozi 100% yo kwitsinda.
Ibi ni ibintu byagiye bigaragara, ntabwo iyo tugiye gukora inkuru nta bufana buzamo, wowe ugerageza gusesengura ukanariza ukurikiye amakuru y'impande zose cyangwa se ubushobozi bw'impande zose. Ariyo mpamvu nkoze iyi nkuru mvuga ngo ese M23 amateka yayo ubu ntagiye kwisubiramo kandi mu gihe cyihuse. Iyi ntambara imaze imyaka hafi 3 ku bantu bayikurikiye murabizi, ariko iyo myaka 3 imyaka guhera 2022, 2023 kugeza 2024 yari imyaka bigaragara ko bakiri mu gihe cyo bise amasezerano cyangwa se mu biganiro, yaba ibyahitangiriye i Nairobi, yaba ibyasubukuriye i Rwanda, byose byari ibiganiro bishaka ko intambara izarangira mu buryo bw'amahoro cyangwa se mu buryo bwa diplomasi. Ariko ibyo byose byaje kurangira kugezaho mu mpera z'umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12, duhereye ku matariki uko twagiye tubibona, kuva mu matariki 20, iyo minsi 10 ya nyuma nibwo intambara y'isindura isura, noneho Kongo ikoresheje nyirizina umuyobozi mukuru cyangwa se umuyobozi w'igisirikare muri Nord Kivu wari uje ari mushyashya, uyu Patrick Masunzu, ubwo yahise ahindura intambara, yereka abakongomani ko intambara noneho iby'amahoro, iby'imishyikirano, ibyo ni kunegosiya bahoze basabwa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'amahanga nyirizina nka Amerika yagaragaza ko ishaka ko intambara izarangira binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Ibyo byose byahise bigaragara ko ku ikarita y'intambara birangiye. Mu kurangira rero nagira ngo mbabwire ngo iyi ntambara ntabwo uyu munsi ikiri muri faze y'ibiganiro, dushingiye ku bintu uburyo intambara yatangiye kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12, 2024 kugeza uyu munsi tariki 12 uko intambara imeze ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo M23 intambara batangiye kuyirasaho cyangwa se n'uburyo umunsi kundi bayirasaho ku bantu bakurikira intambara, uduce uburyo bagenda bamburwa uduce nabo bakaba kwisuganya, bakwamburwa nk'uduce 5 cyangwa 8 nabo bakisuganya bagafata kamwe, ariko ako kamwe bafashe ejo bundi bagakubitwa nabwo bakamburwa utundi nka tune. Bigaragara neza ku ikarita y'intambara M23 igisirikare cyayo nyuma y'uko ibyerekeranye n'ibiganiro birangiye, yaba hasi ku butaka yaba hejuru, M23 mbese muri make imbere ku mirongo y'urugamba byagaragaye ko iri kurushwa imbaraga mu buryo bushoboka, uretse kwihagararaho nk'abasirikare cyangwa se nk'igisirikare cyagiye mu ntambara kivuga ngo dufite icyo turwanira, kigakomeza kurezista, kigakomeza kurwana. Ariko ibi ni ibintu byagaragaye kandi bigaragara nyirizina nta guca ku ruhande. Noneho rero tugarutse ku iyi nkuru ya Wiringoma nk'umuvugizi wa M23, mu buryo tubona kandi ibintu biri gucicikana ku mbuga izo arizo zose cyangwa se ku makuru aturuka imbere muri Kongo, kubo tuyakesha nuko uyu mugabo yamaze kuva mu mwuka w'abazima kandi yapfuye yarashwe. Ntabwo ari indwara yamwishe, yapfuye nk'umusirikare mu gihe nk'uko abandi bose bapfa mu ntambara. Ibi rero koko amakuru dufite ntitwayihagarariyeho, ariko turababwira ko tuyakura imbere muri Kongo cyangwa se aho tubasha gukura amakuru. Nuko uyu musirikare aramutse nk'uko tuyizeye cyangwa se abayaduhaye dushobora kuyemeraho ku kigero kiri hejuru ya 70%, bishatse kuvuga ngo ayo makuru aba yizewe, nubwo M23 yo ubwayo itari yabitangaza ko umuvugizi wayo yamaze kwitaba Imana, ariko mpamya neza ntarashidikanya ko niyo byaba ari byo bo batabitangaza, yaba ari inkuru y'incamugongo kuri M23, yaba ari inkuru y'incamugongo ku bayishyigikiye cyangwa se ku bafana bayo, dore ko M23 ifite abakunzi mu bihugu bitandukanye bitewe n'aho imiryango y'abasirikare barwanamo bagenda bakomoka cyangwa se bitewe n'icyo yo yavuze irwanira. Ariyo mpamvu M23 uzasanga mu bihugu bitandukanye ihavugwa neza cyangwa se ihafite ijambo. Noneho rero tugiye kureba ku by'iyi ntambara, nuko amateka dushingiye ku byo SADC yamaze gutangaza, tugashingira ku byo Tshisekedi yagiye avuga, tugashingira noneho ko
nk'uyu musirikare mubi imbere yamaze kwitaba Imana, aya ni amateka agiye kwisubiramo cyangwa se nyirizina M23 uku gutsindwa kwayo ntituzi icyo kushobora kuzasiga nibiramuka bibaye byo, kuko ibigaragara dushingiye ku makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se ayo dukora kuri tere imbere ku mirongo y'urugamba mu ntambara ya Kongo na M23, nuko M23 ibyerekeranye n'imbaraga zishoboka yaba izo hejuru yaba izo hasi, Kongo irashyigikiwe kandi ifite ubushobozi bwo kuyirwanya no kuyirwana. Ibyo gutekereza ngo M23 ifite ubushobozi bwo kugera ku ntego yari yiyemeje, ibi byamaze kuba inzozi kandi ni ibintu bigaragara. Noneho rero ukibaza ngo nimba mu basirikare bayo b'imbere nka Generale Major Wiringoma niba yitabye Imana, ubwo hatahiwe nde? Ko tuzi neza ko ibyo Kongo yiyemeje cyangwa se igisirikare cyo FARDC cyangwa se na SADC bafatanyije ko ngo ari ugukoresha ubuhanga bwabo n'ubushobozi bwabo dushingiye kuri tekinoloji bafite cyangwa se ku ntambara yo mu kirere mu bushobozi bwabo bakurikije izi drone kabuhariwe z'abashinwa za CH4, ko ngo ari uguhiga bukware ahitwa hari umuyobozi wa M23 mu buryo bwo kuyica intege cyangwa se yo kwica umutwe, bakabanza kuba aribo bagabaho ibitero bakabica. Ibi rero bikaba bimaze kugaragara ko uyu mupangu wabo niba nta gihindutse ari operasiyo Wiringoma yazize cyangwa se imuhitanye. Ukibaza rero cyangwa se ukareba iyi ntambara buri wese ashatse yabona ko amazi atakiri yayandi cyangwa se ishyamba atari ryeru namba, kuko hari igihe ibyari igihuru byabyara igihunyira dushingiye ku mateka. Noneho andi makuru nyirizina ateye ubwoba cyangwa ateye n'agahinda ni ukumva ngo sosiyete sivile cyangwa se n'indi miryango yose itegamiye kuri leta ibarizwa muri Nord Kivu ubwo nyirizina kapitale yayo ni Goma cyangwa n'ahandi, bamaze kudekarara basaba perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine ko bamusaba ngo nabakize cyangwa se nafungura intambara ku Rwanda. Aya ni amakuru atari meza ku munyarwanda uwo ari we wese. Buriya nta cyiza cy'intambara nta n'akeza kayo, niyo waba uri umusirikare uzi kuyirwana hari igihe bitaguhira uyigwamo. Aya ni amakuru meza rero atari meza namba kwitwa umunyarwanda uri mu Rwanda cyangwa uri hanze, dore ko nta muntu uba hanze y'u Rwanda utagira umuryango mu Rwanda. Niyo wagenda ukarutuka ukaruvuga nabi cyangwa se mo kimwe ukavuga uti icyampa leta igahirima ubutegetsi bwa Kagame bukavaho ibintu bikazamba, ariko ibyo ari byo byose mpamya neza ntashidikanya ko ibyo uvuze biramutse biguhiriye bikagerwaho, ibyo ari byo byose nawe wazakurikiriye ntihabura abawe bahagwa. Nta keza k'intambara rero nta n'ikiza cyayo. Icyo nababwiye cyo ni uko ibi bintu yaba sosiyete sivile cyangwa se n'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Kongo iri kudekarara isaba perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo afungure intambara ku Rwanda, ngo abakize umunyagitugu cyangwa se uyobora imitwe y'iterabwoba perezida w'u Rwanda ngo Paul Kagame. Ibi ni ibintu biteye ubwoba mwa bantu mwe, ni ibintu umunyarwanda wese akwiye kwamagana cyangwa se atakwifuza ko izi nkuru nk'izi zihembera intambara cyangwa zagasura ntambara zikwiye kuvugwa cyangwa se kubaho, kuko amateka y'abanyarwanda turayazi, igihugu cyacu ko kingana turakizi. Ntabwo twifuza bibaye byiza ibibazo by'u Rwanda rwaba rufite cyangwa se na politiki y'u Rwanda byazagenda neza hakabaho uburyo bw'amahoro, ibintu niba hari n'ibyahinduka bigahinduka mu mahoro, ariko nta munyarwanda ukwiye kwifuza intambara kuko nta cyiza cy'intambara namba. Ariko mu buryo burofisiyeri dushingiye ku byo tubona mu bakongomani cyangwa se byamaze gutangazwa n'imiryango ya sosiyete sivile cyangwa se n'indi miryango yose itegamiye kuri leta isaba perezida wa Kongo ngo nategura intambara ishoze ku Rwanda, ibi bishobora kumusunika ku buryo avuga ngo noneho mbonye ijambo njyana mu nteko zombi nk'uko nawe yabivuze ngo azaziteranya, bikaba ngombwa ko basinya ririya tegeko ryo gushoza intambara ku Rwanda.
ntitukavuge ngo twigire intwari abanyarwanda cyangwa se u Rwanda cyangwa se n'abandi abo ari bose tuvuge ngo dukunda intambara twazirwana, kuko nyirizina tuzi neza imbaraga ziba ziri inyuma y'intambara. Ntawuhora atsinda, nta n'uhora atsindwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu ntambara. Uyu munsi ushobora kuba wizera ko uri umurwanyi mwiza, ariko bikazarangira nawe urashwe cyangwa upfuye. Ibyo ni amateka arazwi, kuko nta musirikare w'indwanyi wisazira, finaroma nawe nta keza k'intambara hari igihe nawe zimuhitana. Ariyo mpamvu nababwira ngo umunyarwanda uwo ari we wese, izi mvugo za Kongo cyangwa se za perezida wa Kongo cyangwa se n'iz'aba bakongomani zikwiye kwamaganwa, cyangwa se hagashaka ubundi buryo, ku buryo Imana yaturinda iki gikombe. Nta cyiza cy'intambara, ibintu twagiye twumva bitwa ngo ni abahanuzi b'u Rwanda cyangwa abapfumu b'u Rwanda, ba Nyirabiyoro na ba Magane bagiye bavuga. Ibi bintu ntabwo ari byiza biramutse bikomeje gutya muri uyu murongo wo guhembera umuriro, cyangwa se gushoza intambara, cyangwa se gukomeza kwenyegeza aba bakongomani bashaka ko intambara, perezida wa Tshisekedi cyangwa se na guverinoma ye iyobowe n'uyu Suminwa bafungura intambara ku Rwanda. Kongo irashyigikiwe, ibyo birazwi. Abari inshuti z'u Rwanda bose uyu munsi bari inyuma ya Kongo, ibyo turabizi. Nta kintu na kimwe Kongo ishobora gukenera ku Barusiya cyangwa ku Bashinwa. Nababwiye ko Ubushinwa aribwo bufite kontara yo gutanga icyo Kongo ikeneye cyose, yaba icyo mu kirere cyangwa icyo ku butaka, ari amasezerano basinyanye. Ibyo ni ibintu biri ofisiyeri, birazwi. Uburusiya birazwi neza ko icyo Kongo ishakayo, yaba ikinini n'igitoya, yaba indege, yaba igifaru, ibyo Kongo yashaka byose irabifata, kimwe na Amerika. Ariyo mpamvu mbabwira ngo banyarwanda mukurikira Nta Mikino Online TV, iyo tugeze mu bintu bya politike turababwira ngo umuntu uwo ari we wese ashatse yasenga cyangwa akabyitondera, kuko nta keza k'intambara, nta keza kayo dukurikije ibintu biri kuvugwa. Nagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose, intambara abazirimo uyu munsi, umukongomani uri kumva isasu hejuru ye, mpamya ko ataryama ngo asinzire neza. Simpamya neza, ntashidikanya ko ibyifuzo by'abakongomani cyangwa se imigambi ya Tshisekedi ubwo we inshuro yidekarariye ko ashaka kuzarasa u Rwanda zirenga 3 abivuga mu kanwa ke. Ni perezida, ntabwo yari yataye umutwe. Turabizi neza ko ngo nta perezida ukina, nk'uko umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yigeze abivuga ubwo yari kuganira n'ikinyamakuru Mama w'u Rwagasabo, avuga ati perezida ntakina. Ntabwo yabivugaga ari gukina. None atangiye kubona icyo bise ramforo cyangwa se umusada w'abaturage uri kumubimusaba ngo bafungure intambara ku Rwanda. Ibi bintu rero ni ibintu bitebwa mwa bantu mwe, ni ibintu umuntu atakwishimira. Icyakoze bibaye byiza, iki gikombe Imana yakiturinda. Twigeze ku bantu bagiye bakurikira uriya muhanuzi Meshake wigeze guhanura ngo mu Rwanda ngo hazapfa 2/3, ubwo yari akiri mu itangazamakuru bagiye kubimubaza, yarababwiye ati mpamya neza ntashidikanya ko njye narabihanuye ari Imana ibimbwiye, ariko mpamya neza ntashidikanya ko umunyarwanda uwo ari wese ashatse ibi bintu yabyamagana, kuko nta cyiza cyabyo. Biramutse bibaye ntabwo byaba ari ibintu byiza ku Rwanda cyangwa ku banyarwanda. Ariyo mpamvu icyitwa intambara, muntu ukurikira Nta Mikino Online TV, cyangwa se icyitwa kwenyegeza intambara. Ntago intambara irasenya, ntiyubaka. Intambara ntabwo ari ikintu kizana amahoro. Intambara ikikora, intambara isenya ibikorwa remezo, ikica abantu. Intambara isubiza igihugu inyuma mu buryo bukomeye cyangwa bushoboka. Nta keza k'intambara. Ariyo mpamvu banyarwanda, banyarwandakazi, cyangwa se abakurikira mwese Nta Mikino Online TV, nababwira ngo si icyakorwa ni kimwe, ni ugusenga, kuko ibi bintu by'imvugo za gashoza ntambara ntituzi iyo bigana. Kandi ikindi cya kabiri, intambara y'M23 wadushingiye ko abayobozi bayo b'imbere, kuko mpamya neza ntashidikanye ko General Major Wiringoma atari umusirikare mu bagenerwaga iyi gahunda, ahubwo ni umwe mu bapangaga gahunda. Kuko mpamya icyo nzi cyo nuko ari umwe mu basirikare bari hafi ya Sultani Makenga nk'umugaba mukuru w'ingabo za M23.
Ibi rero bikaba ari ibintu biteye inkeke, binagaragaza ku ikarita y'intambara ko M23 gutsindwa noneho uyu munsi bishobora kuba byashoboka mu gihe gito, dushingiye ku byo SADC ubwayo yamaze gutangaza kuva nyuma umusibe ejo, tugakurikiza ibyo Kongo ubwayo yamaze gutangaza ko cyangwa se igenda igaragaza, tukanakurikira intambara uyu Patrick Masunzu ari gukora n'ibitero simusiga mu duce utwo ari two twose kuri M23. Ibi ni ibintu bigaragara ko iyi ntambara M23 ishobora kuyitsindwa cyangwa se igahindura indi sura, dushingiye kuri izi mvugo z'agashozantambara z'abakongomani. Rero uzi ubwenge wese, yaba ari mu Rwanda cyangwa se atarurimo, ntabwo yakwifuza intambara, ahubwo yasenga ngo ibi bintu Imana ibiturinde. Igihugu cyacu ni gitoya, waba uri ku Burayi cyangwa se waba uri muri Amerika cyangwa se waba uri no muri Aziya, ntabwo wakwifuza ngo nuko ntari mu Rwanda ngo u Rwanda rero ujye mu ntambara na Kongo. Niyo utapfapfa mwene wanyu, simbamya ko ubwo aramutse apfuye wakwishima. Amateka yacu turayazi, abanyarwanda twanyuzemo, ibi bintu bikwiye kwamaganwa, cyakoze abashoboye gusenga bakabisengera. Reka mbe nsoreje ikiganiro, bantu mudukurikira kuri Nta Mikino Online TV, ndagira ngo nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye, uduhe subscribe, liking, sharing, commenting, n'ubundi tuzajya tubagezaho ibiganiro dukurikije uko amakuru tugenda tuyabona mu buryo butandukanye. Imana ibarinde cyane, turabakunda.